Ese wigeze kurota urimo ukora ikizamini umutima wawe uri gutera cyane? Wumvaga ufite ubwoba se? Cyangwa wari uri kwibaza niba uri butsinde? None se icyo kizamini waragitsinze, cyaragutsinze, wabonye byagenze bite? Nibutsa ko buri kintu cyose urose cyangwa se ubonye mu nzozi kiba gifite igisobanuro. None niba ushaka kumenya ibisobanuro byimbitse kuri izi nzozi, ndagusaba kuba wareba iyi video kugeza igeze ku musozo kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Kandi ikindi ntube wakibagirwa kuba wakanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Abantu benshi barota izi nzozi ariko bake muri bo nibo bamenya ibisobanuro byazo. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Ungiye uri kugenda wumva kuri izi micro nitwa Aizo w'u Rwanda nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Ese mumeze mute? Nizere ko mwese aho mugiye muherereye mumeze neza cyane, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane kandi Nyagasani akomeje kugenda abafasha umunsi ku wundi. Wowe utameze neza uyu munsi, komeza wizere kandi wiringira Imana. Ejo cyangwa ejo bundi nawe ugomba kuba wamera neza ku isi, niko ibintu biba bigiye bimeze. Ya rero umwe mu bakunzi bacu yaranyandikira arambwira ngo wamfashe ukansobanurira kurota ukora ikizami. Mbere yuko nanzika reka mbanze mubaze ibintu bibazo. Ese wigeze kurota urimo ukora ikizamini umutima wawe uri gutera cyane? Wumvaga ufite ubwoba se? Cyangwa wari uri kwibaza niba uri butsinde? None se icyo kizamini waragitsinze, cyaragutsinze, wabonye byagenze bite? Nibutsa ko buri kintu cyose urose cyangwa se ubonye mu nzozi kiba gifite igisobanuro. None niba ushaka kumenya ibisobanuro byimbitse kuri izi nzozi, ndagusaba kuba wareba iyi video kugeza igeze ku musozo kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Kandi ikindi ntube wakibagirwa kuba wakanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Reka twanzike tugenda tubivugaho neza cyane ibijyanye no kurota ukora ikizamini. Ese ni bibi cyangwa ni byiza? Ibi ndetse n'ibindi byose uri kwibaza kuri izi nzozi uravangaha ubisobanukiwe. Abantu benshi barota izi nzozi ariko bake muri bo nibo bamenya ibisobanuro byazo. Ariko guhera ubu ngiye kuba nakwereka ibisobanuro byimbitse by'izi nzozi, nawe ubashe kuba wabimenya neza cyane mu gihe ubirose cyangwa se uzi umuntu wabirose ubashe kuba wamubwira uko bimeze, cyangwa se umubwira azi kuri Dream Zone TV show arebe icyo bishatse kuba byasobanura. Akandi ushobora gusanga hari icyo izi nzozi zikubwira ku buzima bwawe cyangwa se zibwira ubuzima bwawe. Mu gice cya mbere reka turebere hamwe ibisobanuro rusange by'izi nzozi zo kurota ukora ikizamini. Kurota ukora ikizamini akenshi bifitanye isano n'ubuzima nyabwo uri kubamo uyu munsi. Ibi ngibi bikerekana ko hari ikintu uri kugerageza mu buzima cyangwa se ufite inshingano zikomeye zigusaba kwitwara neza. Ni nkaho uri muri test y'ubuzima bwawe. Twihuse cyane reka tugende no ku gice cya kabiri. Niba mu nzozi wari ufite ubwoba, uhangayitse cyane cyangwa se uhagaritse umutima, cyangwa se wumva utiteguye neza cyane, ibi bishobora kuba byasobanura ko ufite stress nyinshi cyane cyangwa se hari ikintu kiguhangayikishije cyane mu buzima bwawe. Ikindi kandi ukaba wumva utizeye ubushobozi bwawe, ni nko ku mutima wawe uri kukubwira uti witinya cyane ariko ukeneye kwiyizera. Aho tugeze aha ngaha nizere ko muri kugenda musobanukirwa neza cyane, ariko reka mfateho akanya gato k'amasegonda nkangahe mbanze nibutse abantu bashyashya cyangwa se abantu ababasangwa ko bagomba kuba bakanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuba umuryango mugari wa Dream Zone TV show, bikomeze kuba byagenda neza cyane. Njyewe uri kumva ndi Aizo w'u Rwanda nkuko bisanzwe ku mbuga zanjye zose TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'ahandi hose ni Aizo w'u Rwanda. Ya reka rero dukomeze no ku gice cyacu cya gatatu kugira ngo dukomeze kugenda dusobanukirwa neza cyane izi nzozi zo kurota ukora ikizamini, dore ko abantu benshi cyane bazirota, benshi kabisa bajya bagenda bagandikira mbibona, ariko uyu munsi mwasubijwe naje kugira ngo ngende mbasobanurira buri kantu kose mubashe kuba mwagenda mukamenya neza cyane. Wakwibaza ngo ku gice cya gatatu aho tugiye kuba twavuga iki? Ku gice cya gatatu, niba utashoboye gukora ikizamini cyangwa se ukaba nyine bitakunze kugikora, byo bishatse kuba byavuga iki? Hari igihe umuntu arota yatinze kugera ku kizamini cyangwa se akarota atigeze abona ibisubizo. Ibyo bisobanura ko wumva hari amahirwe uri gutakaza cyangwa se utari gutegura neza ejo hawe hazaza. Ni ikimenyetso cyo kwikosora no kongera kwitegura neza cyane. Ku gice cya kane reka turebere hamwe noneho iyo warose watsinze ikizamini icyo bishatse kuba byagenda bisobanura. Iyo warose watsinze ikizamini, ibi byo ni ibintu byiza cyane. Bishobora kuba byasobanura ko uri hafi gutsinda ikibazo kigukomereye cyangwa se uzagera ku ntego ushobora kuba warihaye. Ni nka message nziza cyane ikubwira uti komeza, uri mu nzira nziza cyane. Byaba bitangaje cyane tugeze kuri uyu munota utari wakanda subscribe cyangwa se sabone, kuko urumva iyo ukanda subscribe biramfasha bikantera courage zo kuba nanjye nagenda nkora ibintu byinshi kandi byiza cyane kugira ngo nkomeze ngende mbasobanurira gake gake.
Njye wumva ndi Aizo y'u Rwanda kama kawa kama dawa. Iyi ni Dream Zone TV show, ya TV ibagezaho ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye. Ikintu cyose uba ugomba kunyandikira nkaba nagenda nkufasha cyane, dore ko mfite nimero muba mugomba kuba mwanshakaho cyangwa se mwanyandikiraho, apana kumpamagara 0784977541. Iyo ni nimero yanjye y'akazi, ugomba kuba wanyandikiraho nkaba nagenda nkufasha. Kwibutsa ko ino serivisi yishyurwa iyo unyandikiye muri comment bisanzwe kuri YouTube, ndagusobanurira ku buntu cyangwa se for free. Ariko iyo unsanze inbox cyangwa se ukanyandikira private kuri WhatsApp, ino serivisi irishyurwa ariko ntago ari ibintu bihenze cyane. Banasha kuba nagenda nkusobanurira nawe tukagira uko tubarana, kandi ni byiza kuko twese tuba tugomba kugenda dufashanya. Kwibutsa ko ubaye wifuza no gutera inkunga cyangwa se kuba wakwamamaza muri video zacu, n'undi nimero niyo ngiyo mbahaye 0784977541. Iyo nimero niyo ushobora kuba wamamagaraho kandi ukambona, tukabasha kuba twagenda dufashanya, kuko ni byiza gufashanya, nta hantu umuntu yakigeza ari umwe cyangwa atifatanyije n'abandi. Nizere ko tugeze muri kugenda musobanukirwa neza cyane, ku buryo bwose muri kugenda mumenya ibisobanuro bigiye bitandukanye bijyanye no kurota izi nzozi. Mu gice cya gatanu reka turebere hamwe noneho iyo urose watsinzwe icyo kizamini byo bishatse kuba byagenda bisobanura iki. Ntabwo ntinda, mu gihe warose watsinzwe examen ntugahite ugira ubwoba ngo wumve ngo byacitse, no, cyangwa se wumve ko wenda no mu buzima busanzwe ariko bigomba kuba bimeze. Oya, ibi ntibivuze ko uzatsindwa no mu buzima busanzwe, ahubwo bishobora gusobanura ko ukeneye kongera imbaraga cyangwa se hari aho ugomba gukosora. Ni nko kwibutsa yuko ugomba gukosora cyangwa se kurushaho kwikosora. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane. Sasa tugenda tugana ku musozo, reka tugere ku gice cya gatandatu, tumenye ubutumwa bukuru cyangwa se ubutumwa bw'izi nzozi ziba zishaka kuba zagenda zitubwira. Ese ni ubuhe? Reka noneho nabyo tubirebere hamwe. Muri rusange kurota ukora ikizamini ni nka message ikomeye cyane ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe buri kugerageza ubushobozi bwawe, kandi ukeneye kwizera ndetse no kwitegura. Ikindi kandi cy'ingenzi ukwiye kuba wamenya, ntugomba gutinya ibibazo kuko nibyo bigukomeza. Abakunzi ba Dream Zone TV ndetse n'abakunzi ba Aizo y'u Rwanda, nizere ko mwasobanukiwe neza cyane. Ubu tuvugana ngeze ku musozo. Ese koko izi nzozi wigeze kuzirota? None se byakugendekeye bite? Ndifuza ko wajya muri comment ukanyandikira uko byakugendekeye, cyangwa se waba ufite izindi nzozi ukaba wansaba ko mbigusobanurira, nabikora neza cyane. Nizere ko mwese mwasobanukiwe. Ngende bakunda cyane, Imana ikomeze kugenda ibarinda. Reka duhure mu bindi biganiro by'ubutaha, kandi mwiga kunkurikira kumfollowinga kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Nitwa Aizo y'u Rwanda. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista. Love ya.